reka nanone nkwifuriza ibihe byiza aho uri hose kuko mubizi yica n'inyuraho inkuru z'urukundo ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye. Inkuru yacu iteye agahinda gusa ni nziza kandi yakugira umumaro aho waba uri hose. Reka tudatinze dutangire inkuru yacu y'urukundo. Mu cyaro kimwe hari umubyeyi kandi uwo mubyeyi yari afite umwana umwe gusa. Kandi uwo mwana umwe gusa yari afite yari umwana w'umukobwa. Kandi uwo mwana w'umukobwa rwose yari ikeneye nta wundi yari afite umukurikira. Dore ko umugabo we yari yaramubyariye gusa amaze kumubyarira bitewe n'ibibazo ndetse n'ibindi bagiye bahura nabyo umugabo ahita ko yitaba Imana. Bityo mu kwitaba Imana musigira uwo mwana umwe gusa w'umukobwa. Gusa uwo mubyeyi yakoraga ibishoboka byose kugira ngo yite ku mwana we dore ko yari amufite ari umwe gusa. Kandi yabonaga ko nta kindi akorera uretse uwo mwana we. Gusa uwo mwana we w'umukobwa yitwaga Nadine. Kandi uwo mubyeyi mu bigaragara ntacyo atakoraga kugira ngo abashe kunezeza umwana we ndetse no kumushimisha. Gusa Nadine yari yararangije segonderi. Gusa nubwo yari yarayirangije nta kazi yari afite. Kandi rwose nyina yari yaritanze mu buryo bushoboka kugira ngo abashe kuba yamurihira dore ko yageze akanagurisha amasambu ye. Ariko Nadine w'akazi yari yarakabuze rwose kandi na mama we yahoraga bimubaza. Gusa Nadine we guteta byari ngombwa dore ko yari umwana w'ikinege. Ese mama nshimye ko uyu munsi rwose bwakiye ndetse tukarya. None se mama ubu ngubu noneho iri joro ribuze ko naturi buze kuba twabaho gute koko? Ndabizi neza rino joro twariye pe ariko gusa sinzi mama sinzi pe. Uyu munsi wose sinzi ko ribuze kuba ryakira cyangwa se rigacya. Aya rwose mwana wanjye Nadine ntugire ikibazo. Imana itunga inyoni ndabizi natwe izadutunga. Ese wari uzi ko warangiza mwana wanjye? Rero ntukajye ugira ikibazo ndetse ntukajye ugira kwiheba. Ndabizi na rino joro ribuze kuba ryacya. Ahubwo mwana wa nawe rwose ukabije guteta. Uzi ko nakurihenzi neza ko nurangiza uzabasha kuba wantunga. None mwana wanjye ahubwo ndi kubona ukomeje kungaye ibazo uri kundirira kandi ari we warangije. Ngiye mwana wa nanizi ko rwose ibintu byarahindutse mwana wa nanizi ko ari we uzambeshaho nkamera neza none dore ahubwo ni wowe urakizi ko kirindiriye ngo abane ngiye ngutunga we. Mama wabiretse se rega mama muheruka ibintu kera urabizi neza kera iyo umuntu yarangizaga abantu mu Rwanda ndetse bashaka kuba bamuha akazi. Gusa mama nyine none ngubu byarahindutse pe byarahindutse. Akazi karabuze ntubona ko maze umwaka se wose ndangije mama. Gusa nyine akazi nakibura mama pe biba byancanze sinzi ariko mugani wawe Imana igaburira inyoni ndabizi natwe izatugira harya nazabona akazi mama nyamaraga nkakagwaho. Nadine mwana wanjye we ntukajye ugira ikibazo tuzaguma dusangire ibihari ndetse igihe utarabona akazi ntacyo bitwaye rwose tuzaguma dusangire urabizi ko ntacyo nakwima mwana wanjye ngifite. Yego rwose mama ntacyo wanyima ugifite kandi nanjye ibyo ndabikubahira cyane. None se Nadine wajya ugerageza ukanashaka akazi sinjya numva ngo hari ibintu mujyamo byo kudepoza basi ukadepoza nkareba ko wabona akazi. Urabona wicaye hano dore abandi banafite ama smartphone we nta na telefone ugira. Mwana wagerageza rwose wikubita agashyi basi ujye udepoza turebe ko wazabona akazi sibyo Nadine? Mama ariko narabikoze kandi ndabizi nyine nubwo hari igihe bikunda kwanga aho na depoje hose ntibanyemerere. Ariko mama ndabizi hari igihe bazanyemerera rwose. Mwana wa nta kibazo rwose reka twizere Imana hari igihe byazakunda rimwe. Gusa mwana wa nibikunda noneho abari abamama ntibazankira. Mama ntibazagukira gute se kandi? Nyine Nadine nukira ukabona amafaranga sha nzajya nambara ibitenge bishyashya nzajya nambara udukweto dushya mwana wa kuko nanjye ndabizi neza naravunitse kugira ngo ubashe kuba washika hano. Mama ntugire ikibazo rwose ibyo bizaba ndetse nzajya nanjye nkugurira ibitenge ndetse nzajya nguha amafaranga menshi mama. Erega uri wo gushimirwa ntubizi ko ari we gusa mfite. Yego rwose mwana wanjye Nadine kandi nanjye ni we gusa mfite urabizi papa wawe ntawe ukiriho yitabye Imana. Yego rwose mama ndabizi yitabye Imana gusa ndahari aho papa atazaba hari rwose nzajya mpari. Nadine gusigira amagambo ajya nkomeza mwana wanjye. Yego mama gusa nyine jya wizera Imana. Si wambwiye ko wizera Imana se? Nadine wowe bireke n'ubuhamya burebure nuko utazi kugira ngo urangize byari intambara ubwo se nabura kwizera Imana gute? Yego mama rwose izera Imana bizacamo kandi bizagenda neza don't worry. Ese Nadine wowe uyobewe ko ntize koko ibyo bintu uri kumbwira ubuzi neza ko ndi bubyumve? Don't worry si ubwo nk'ubwo kuko namenye umbwiye iki. Mwana wajya ugerageza basi umbwira ikinyarwanda pe kuko ibyo bintu ntabwo njya mbisobanukirwa. Nyine mama nanishatse kubwira ntugire ikibazo akazi ko nzakabona. Ntiwumva se ese wajya umbwira gutyo we nyine utuma ntabimenya pe. Jya ugerageza umbwira ikinyarwanda nanjye cyangwa niba ushaka kumenya icyongereza uzakinyigisha.
mama byadutwara igihe kandi n'ubundi urashaje. None se Nadi ushatse kuvuga ko ubwo ngubwo nyine ejo bundi napfara? Oya mama, ntabwo aricyo nshatse gusobanura, gusa nyine urakuze pe, ibyo by'ibyongereza bireke. Ndi umukecuru ariko ngomba gusirimuka. Mama winsetsa rwose, winsetsa. Reka ngende njye mu murima njye kureba ko nabona ibijumba mama, aribyo tubasha kuba twararira, naho ubundi ibyo urimo simbizi. Ntiwumva se, genda rwose ujye mu murima urebe ko wabona ibyo bijumba, nanjye reka ngende nsoro mu tuboga turebe ko nari no joro ryacya rwose mwana wa. Yego rwose mama, genda kandi ndabizi biri buze kuba byaboneka. Genda rwose, nari nasigaje akantu gatoya cyane nari ntararangizamo ibijumba, ngende ubikure urebe ko rino joro ryacya. Sa mama, reka ngende nawe ujye gushaka izo mboga. Gusa Nadine nubwo byari bimeze bityo yari afite umushuti we witwaga Karine, kandi uwo Karine rwose bari bararangirije rimwe, ariko bose nabwo nubwo bari bararangije na Karine ntacyo yari arushije Nadine, dore ko n'uwo Karine nawe nta kazi yari afite. Gusa imirimo bahingagamo yari yegeranye. Nuko Nadine yabonye Karine aho yari ari gukura ibijumba, nawe ati se Kari, umeze neza? Yewe none dore ibyo ndimo mwana wanjye, ndi kwikurira ibijumba. Wa muginga uri kubona undi utakugira uvuge ngo mwana wanjye? Nivugiraga mwana. None se we kuje hano? Yewe none byarabuye Kari, nanjye nje kuba nakura ibijumba rwose. Bikure nyine, none se nutabikura we urabigenza gute ko n'akazi kabuze? Iby'akazi byo jya ubireka, mama yari ari kunserereza ngo nararangije, none mwicariye mu rugo ntacyo ndi kumufasha. Yewe erega Nadi, baba bavuga ukuri nubwo tubyirengagiza. Ubuse koko nyine uri kubona tuzaguma muri uru nguru ndebera mu cyaro dukura ibijumba we? Ibi bintu biteye asiki pe. Yewe njye cyo nizeye n'Imana, gusa naho abantu bo bakomeje kundengo. Ariko we ukivuga ibyo ngibyo, nyamaraga mu mujyi we hano twari twapurayinze, nabonye hari interview ndetse hari no kuba twakora ikizami tukareba ko twabona y'akazi. Yewe wareka n'iki ko ngiye iyo bigeze mu byo mu mujyi mama ahita akabyanga. Yewe none se ariko we ubwo yaratangiye kukubwira ibintu by'akazi wasanga yabyemera. Sha Kari, naba nkubeshye pe, ntabwo nakwizeza ibitangaza, sinzi niba twazajyana. We nyamaraga nananga tuzabacika, kuko ndi kubona we ntabwo si ubu twaguma hano mu cyaro. Reba imisatsi yacu ukuntu imeze, reba amaguru. Natwe dukeneye kwitaho ndetse tukita no ku miryango yacu. Rero nituguma tugendera kuri ba mama, sha bizarangira tubaye abakobwa bo mu rugo pe. Kari, njye nzahaguma pe, kuko urabizi mama ninjye gusa afite, sinamusubwe urumva namusiga, subwo nabamusigiye ndi. None se ahubwo rwereka nkwereke, kugumana nawe ndetse inzara ikabaryana hamwe mu nzu, urumva ari byo bizima. Kandi we akazi kari kuwa kane niho bazakoresha ibizami. Rero njye nzagenda, nushaka uzasigare, njye ntabwo mbyitayeho. Yewe Kari, ndaza kuba namuganiriza ningera mu rugo numva ibyo ari byo. Sha umuganirize, gusa njye narabaganirije mu rugo, nabonye baranabyumvishije, ntabwo bigeze babitindaho. Kari rwose muvandi, nanjye nimara gukora ibijumba ndagera mu rugo muganirize, wenda wasanga ari buze kuba yanyumva. Umuganirize, njye barabyumvishije, ntabwo bigeze bangora rwose. Wese shaka ufite ababyeyi bo ukaba ufite n'abavukanyi bawe, erega njye jya umenya ko ndi jyenyine gusa. Yego rwose uri wenyine, ariko nawe ukeneye kugira ibyo ukoraho. Nose uzaguma gutyo bizashoboka? Wa mugani muvandi, sizi ko bizashoboka, ariko ndagerageza ndebe ibyo ari byo. Ndagerageza namubwira, ndabizi ari buze kuba yanyumva. Yewe ahubwo reka no kuba wangomesha, reka ndebe ko nabasha kubona ibijumba da, utashuka nkabibura nkaza kuburara, none sinzi ko mama namukira. Yewe nta kibazo rwose, komeza ushakishe, nanjye ndabona ngwije, reka ntahe. Gusa nyine ejo nzaza kureba numva ibyo mama yakubwiye, ubwo nyine nabyemera tuzahita ko tugenda, dore ko ejo ari kuwa kabiri, ubwo ngubwo kuwa gatatu tuzitegura kuwa kane duhite ko tugenda. Sa rwose ntari bikari, nyine unsengere bize gukunda. Yewe urabizi ko ibintu byo gusenga ntajya mbyikoza, gusa ndagerageza ndebe da, wasanga hari ubu ngubu nsenze Imana yakumva ukazabasha kuba wagenda. Sawa Kari, ndabyizeye kandi nzi ko biri buze gukunda. Nuko Kari nahise kagera ndetse asigana Nadine ari aho ngaho ari gukura ibijumba. Ese mana noneho, ndabizi neza mama ntabwo ari buze kuba yanyemerera rwose. Gusa mana ndakwinyize basi bino bintu nibibwira mama aze kuba yabyumva pe, kuko Karine none yibaza asize muri iki cyaro. Ubuse nasigarana nandi byaba bincanze pe. Mana ndakwinginze rwose uze kumfasha mama aze kuba yabyumva.
nuko Nadine yakuye ibijumba gusa akimara kugwiza nawe yahise kataha ndetse ajya mu rugo. Gusa nyina yahise kamubaza, se Karine mwana wanjye bimeze bite, ibijumba wabibonye? Mama ntugire ikibazo rwose, nabibonye nabigwije. Sawa nyine genda ubiteke. Gusa mama hari ikintu nshaka kuba nakubwira mbere yuko njya guteka bino bijumba. Oya genda rwose, genda mwana wanjye uteke, numara guteka nuhisha nyine uze kuza umbwira ibyo ngibyo. Gusa none ntabwo nyine banza uteke dore ndisonzeye rwose. Mama nta kibazo, reka ngende guteka, gusa hari ibintu nshaka kukubwira kandi mama mumbabarire rwose uze kunyumva. Ese Nadine kuva ryari ntakumva mwana wanjye, urabizi neza? Ese ndakumvishije nakumva nde? We genda uteke, numara guteka urahaza ndetse numara kuza umbwira ibyo ushaka kumbwira, ndakumva mwana wanjye. Gusa urabizi ndasonje pe, maze umunsi wose ndashonje. Genda ubanze ukora ibyo ukora, numara kubikora uze kuza umbwire, ndakumva. Nuko Nadine yaragiye arateka ndetse amaze guhisha araza aganiriza nyine. Ati ese Nadine mwana wanjye nicyo ushaka kuba wambwira? Nyine mama hari ikintu nshaka kukubwira kandi icyo kintu ni icy'ingenzi pe, nyine ni ku bijyanye n'akazi. Oya se kandi utambwire ko mwana wanjye wabonye akazi. Mana ushimwe pe, Mana ndagushimye ko wumvishe gusenga kwanjye. Nibazaga uburyo nzasaza none umwana wanjye rwose abonye akazi. Mana cyakora ntabwo ujye mukira abagusenga. Ubu ngubu noneho umwana wanjye rwose abonye akazi. Mana ndagushimye, wumve ko ngushimye. Hoya mama ntabwo ari ibyo ngibyo ndi kuvuga wikumva nabi. None se mwana wa ni ibihe bindi uri kuvuga? Nyine mama urabizi wari wambwiye ngo ngende poza ahantu hose. Yego rwose dore ko bifasha, bituma nyine umuntu abona akazi. Yego nyine mama narabikoze, gusa byagenze gute se kandi Nadi? Nyine barambwiye ngo ngende ndetse mbasha kuba nakora ikizami, kandi nyine njye na Karen twapurayinze ahantu hamwe. Rero baratubwiye ngo tuzagende tubashe kuba twakora ikizami, kandi ntabwo baduha akazi tutarakora ikizami ndetse ngo tubashe kuba twayitsinda. Ariko nibuka neza ko mwana wanjye wari umuhanga, kereka ubaye warabaye umusuku ubu ngubu, gusa aho werukiye nibuka neza ko wari umuhanga. Rero ndatekereza ikizami ntabwo wagitsindwa. Yego mama nyine ntabwo nagitsindwa, gusa nkeneye kuba najya mu mujyi kugira ngo mbashe kuba nakora. Mu wuhe mujyi ubwo mwana wa? Nyine nkeneye kuba najya i Kigali. Hoya Nadi oya, nimba ari ibyo rwose bireke. Umva kandi mama nyine niki kibazo nari mfite, nari mbizi neza ko nimbasha kuba nabikubwira utaza kunyumva. Hoya Nadi ntabwo mbishaka pe, nimba ari mu mujyi ntabwo. Urabizi neza abana bose bagiye i Kigali barararuka. Abana bose bagiye i Kigali barararuka ndetse oya ntabwo mbishaka. Nimba ari ibyo ngibyo rwose mwana wa, hoya reka tugumane ahangaha, Imana izatugira neza tuzabeho uko ishaka. Iyo dushake tuzabeho nabi, ariko ntabwo oya Nadi ntabwo mbishaka. Ese mama ni ukubera iki? Ntabwo nyine mama wagerageje ukanyumva. Nkeneye uzi kariya kazi nkabonye ko twahita ko duhindurirwa ubuzima. Hoya rwose Nadi nimba ari ibyo ngibyo ntabwo nabyemera pe, ntabwo byashoboka. Gusa mama ukeneye kunyumva ndetse ukanyizera. Ese nutanyizera urabona tuzabaho dute? Tugumeze tumere gutya? Hoya rwose mwana wanjye Nadi urabizi umwana yagiye i Kigali, ushaka uzaze baraguteye inda, uzaze warashizeho bya bintu mujya mushiraho ku mitwe ndetse waratangiye kwiyambarishwa twatujipo ndetse n'udupataro. Hoya mama ntabwo nabikora, urabizi neza, ntubizi ko ndi umukristo. Uri umukristo? Hoya rwose Nadi abana bose reba wa mwana wo kwa Karori, ntiyagiyeyo agarutse ntiyari umwana witonda, ntiwabonye ukuntu yagarutse ameze. Hoya rwose mama ariko wa wundi nyine, ariko urabizi neza Sumuta ntabwo ari njyewe rwose mama. Aha Sumuta ntabwo ari wowe, yewe nawe uri umukobwa nkawe mwana wanjye, ndetse wahinduka wagerayo bikagucanga ugahinduka. Ubwo se ako kazi ugezeyo bakakubwira ngo musambane mbere yuko bakaguha? Oya rwose mama ni kampani izwi kandi ikoramo abantu rwose barenze, ndabizi ibyo bintu ntabwo babikora. Ubwo se mwana wa oya ntabwo nshaka rwose ibyo ngibyo, ntabwo nabyemera. Gusa mama ukeneye kunyumva, ndagusabye ndakwinginze nyumva mama. Ubwo se nugenda reka mbyemere, ndabyemeye ko wajyayo. Ubwo se nujyayo ugatsindara ubwo uzagumayo? Hoya mama nyine ngiyeyo ngatsinda nakora amezi 2, ndabizi amafaranga naba amaze kuyabona. Nyine mama waza tukabana i Kigali ndetse ukava hano mu cyaro. Nadi nkava hano se nkajya mu mujyi mwana wa? Ati yego rwose mama. Ati reka ndabitekerezaho ndaza kuba nakubwira rero. Hoya mama nta mpamvu yuko wabitekerezaho, uzi ko ikizami kiri ku wa 4. Mwese mwana wa ko byihuse cyane.
yego rwose mama birihuse nyine biba bisaba ngo akazi nyine biriya bintu biba biriseriye ariko mwana wa nzakugire gute nakubwiye ko nta cyongereza nzi nyine mama biriya bintu biba bikomeye tu mva kandi urakomeje nanone nyine mama biriya bintu ukuntu biba bimeze biba bisaba ngo nyine uba uhari ntabwo bisaba ngo ujenjeke kuko iyo ujenjetse gatoya usanga akazi kawe bagatanze ndetse bagahaye abandi nimba uko rero bimeze mwana wanjye gusa pe ndakwingize Nadine mwana wanjye urabizi neza ndakwemereye rwose ndakwemereye uzagende gusa ndumva mfite ubwoba mwana wanjye ushobora kuzagerayo ugahinduka ndetse ukaba uwo ntazi rwose mama nyizera pe nyizera ntugire ikibazo nta kibazo rwose mwana wanjye ndakwemereye uzagerayo mama biri seriyesi uranyemereye biri seriyesi ni biki nyine kuko mama by'ukuri uranyemereye yego rwose mwana wanjye ndakwemereye mama urakoze cyane ndanezerewe kandi ndabizi neza akazi mama nzakabona pe Nadine mwana wanjye ndakwizeye gusa ntuzantenguhe pe yego mama ahubwo reka ngende njye kureba Karine ndetse mbimubwire harya wambwiye ko Karine muzajyana yego rwose mama Karine tuzajyana ko ngiriza ikibazo se mwana wa mama ugize iki kibazo se kandi nyine Karine njya mbona ari umwana usamara cyane pe njya mbona ari umwana asamara sinzi mushobora kuzagera i Kigali rero mwabona akazi nawe agasamara akagenda nk'abakobwa b'i Kigali akabasha kuba yahinduka rwose mama ndabizi Karine ni umwana mwiza ntabwo yahinduka nyine ntabwo mvuze ko ari umwana mubi gusa njya mbona afite amaraso ashyushye cyane bishobora guhinduka rero nawe agahindukana nabyo kandi mwana wanjye ni inshuti yawe rero bishobora gutuma nawe uhinduka ndetse ukaba mubi rwose mama nyizera ntugire ikibazo pe mama ntugire ikibazo ibintu byose bizagenda neza kandi akazi nitubona akazi tuzahita ko tukuzana ndetse tubane rero urumva nta mpamvu nimwe ufitiye kuba wagira ubwoba mama sawa ntaribi rwose rero genda ujye kumureba se uragenda utariyera mama ibintu byonyine umbwiye ibyishimo mfite ntabwo byanyemerera kurya reka nyine ndarya ngarutse sawa rwose nta kibazo genda se mana yanjye noneho ko nemereye uyu mwana wanjye Nadine ngo ajye mu mujyi mana nahawe gusa nabwo ntabwo namureka ngo agume hano muri iki cyaro pe ose kuko naguma muri kino cyaro inzara ikaguma iturya turi babiri basi nagenda ubushake bwawe nibumwemerera wenda wasanga azakira ndetse akaronka akaza nk'uko abivuze akamvana hano muri kino cyaro ariko Nadine yahise kagenda ndetse ajya kureba Karine dore ko yari afite ibyishimo byinshi cyane Kari umeze neza yewe ko ufite urusaku rwinshira aho ni amahoro byagenze biti Kari ntabwo wabyumva se Nadine ko mbona wishimye cyane byagenze bite we mbwira Kari wibaze ko mama yanyemereye yakwemereye iki se nyine yanyemereye ngo tuzajyane mu mujyi biri seriyesi yakwemereye yewe Imana niyo yamukoreyemo pe ibaze ko nyine yangoye abanza arabyanga neza aratsimbarara ariko nyine byarangiye yemeye we ntabwo na n'ubu biri seriye mama yemeye ko tujyana mu mujyi yemeye maze yanambwiye ngo tuzate ko tumujyana noneho ndatunguwe pe mama wawe gusa yampaye urugero rwa Sumuta ngo yagiye yitonda agezeyo arahinduka bikirara reka rekana na mama wawe Asumuta se ni twebwe ntugire ikibazo rwose ko tugomba kwirinda ndetse tugakora ibintu byacu neza urabizi aho twavuye turi abana b'abakene rero ntabwo twe tugira Imana gusa tubona akazi ibindi bizaza nyuma sawa nyine mwana reka nisubire mu rugo nanije kukubwira iyo nkuru nziza ubwo no kugira tukazagenda ahubwo se kuvuga no kugira ngo tukazagenda ugira ngo hari iminsi isigaye ejo si kuwa gatatu kuwa kane tuzahita ko tugenda we genda witegure kuwa kane mu ruturuturu nyine nzaza kureba tuhite ko tugenda sawa rwose nta kibazo reka nsubire mu rugo njye kwirira ubwo nyine sezeye kuri bino bijumba by'ahangaha rwose nari maze kubihaga yewe humura rwose ese ko mbona wizeye akazi nk'aho tuzakabona tugira ikibazo rwose tuzakabona mwana tuzakora ibizami kandi tuzabitsinda kereka nimba utiyizeye ko niyizeyera sawa nyine genda witegura ubwo ngo nzakureba kuwa kane dute ko tugenda sawa rwose muvandi ugire ibihe byiza nuko kuwa kane harageze kandi byari ngombwa ko bose bagenda dore ko bari bagiye kuba bashaka akazi kandi bari bagiye kuba bakora ibizami kugira bemererwe kuba bakora akazi koko Nadine mwana wa nyine birangiye ugiye koko yego mama nyine ngomba kugenda kugira ngo mbashe kuba nakora ndetse niteze imbere ese mama ntushaka ko azazacu hazaba heza
mwana wa ntakubeshye pe, mfite ubwoba ndi kumva umutima utanyemerera kuba wagenda, nuko wampatirije nyine nkabona nta kundi nabigenza. Gusa mwana wa mfite ubwoba ndi kumva ntazi, sinzi ibyo ari byo pe. Oya rwose mama, ese wanyizeye mama? Nta mpamvu nimwe ufite yo kuba wagira ubwoba, nyizera ndetse ngiye kandi mama ndakubwiza ukuri ibintu bizagenda neza. Ese mama ntiwizera Imana? Mwana wa ndizera Imana, gusa noneho kuri iyi nshuro ndumva mfite ubwoba pe. Oya rwose mama, nta mpamvu yo kuba wagira ubwoba, wowe ibintu byizere ndetse bizagenda neza. Oya rwose mama, nta mpamvu ufite yo kuba wagira ubwoba, wowe ibintu byizere ndetse bizagenda neza. Wowe reka ngere mu mujyi gusa, ndetse nimpagera ndabizi nzakora ibizami ndetse akazi nzakabona. Rero mwana wanjye reka ngusabe ikintu kimwe. Ese mama ni ibiki kandi ugiye kuba wambwira? Ujye wibuka gusenga nugera mu mujyi, ntuzagereyo ngo wibagirwe umwami wawe. Oya rwose mama, urabizi ndi umukristo kandi ntabwo namwibagirwa, nzajya nsenga iteka. Kandi ikindi mwana wanjye, ntukajye wizera abahungu b'i Kigali. Abahungu b'i Kigali urabazi, barahindagurika. Yego mama, rwose ndabizi kandi ntabwo nabikora nyine, ntabwo nakiyandarika mama, nyizera. Mwana wanjye, ndi kubona umeze nk'aho wagira ngo uri impana vuba ngenda. Mama oya rwose nawe wivuga gutyo. Ese mama ko utangiye kumbwira gutyo? Nuko ibintu byose ndi kukubwira ndi kubona Nadine ntabwo uri kubyumva. Kandi ikindi mwana wanjye, nubwo ujyanye na Karine, ujye wirinda ibitekerezo bye bitazakoshya bigatuma ugwa mu moshya. Mama ntugire ikibazo rwose, ahubwo reka ngende ndi kubona natinze, nishika nyine ndaza kuba naguhamagara. Sawa mwana wanjye, rwose nizere ko ibintu nkubwiye byose ubyumvishije kandi ko ubizirikana. Rwose mama ntugire ikibazo rwose, ndabizirikana. Ningera mu mujyi ndaza kuba naguhamagara. Sa rwose mwana we, Imana ikujya imbere kandi ikujya imbere rwose. Yego mama, rwose irangira imbere. Sawa nanjye ndasigara kandi ndasigara ngusengera. Rero ugira urugendo rwiza. Yego rwose mama, ndagira urugendo rwiza kandi Imana irangira imbere kuko wabinsabiye. Nuko Nadine yahise kagenda ndetse ajyana na Karine bajya mu mujyi. Gusa mama we yasigaye asenga, dore ko yari afite ikibazo cyane, dore ko yatekerezaga ko Nadine nagera mu mujyi ibintu byose bizabasha kuba byahinduka. Gusa bidatinze Nadine ndetse na Karine bahise ko bagera mu mujyi. Kari wow, Kari ko mbona ahantu hari heza cyane, uzi ko wagira ngo ni mu ijuru we. Nadine gabanya ubuturage rwose, ngaho bazagize umuntu kumva uri kuvuga gutyo we. Oya we, maze wow, reba kuntu hasa we, reba zira etage. Yewe tuzi ari byinshi utarabona, uri kuvuga icyo tutaragera aho dukorera, none tugera aho dukorera ndagukizwa n'iki we? Sha mwana, ndi kubona we ni heza cyane, maze ni heza cyane, nta birenze rwose, wikabya nawe. Sha dore ziriya modoka we, yo dore sha. We wikabya nawe, wikabya nta birenze. Ahubwo reka tujye. Sha cyakora we, nubwo akazi nakabura pe, ngeze mu mujyi, ngeze i Kigali. Nyumvira kandi nanone we bisi yazibaseri, hano tuje gushaka akazi, ntabwo tuje gutembera. Aha sha we, uzi ko cyakora umwana mwiza pe, uzi ko cyambwira ariya makuru ntari no kuzapfa amenye i Kigali. None ndebera we, ndahageze. Wikabye dore iriya etaje uri kubona iriya ndende, uruzi hano muri Kigali, hari no tugiye kuba twakorera examen. Ubwo se turanyura hewe, turagerayo guti ko mbona ari harehare? Umura turanyura mu byo bita lisansi, iraza kuba yadushitsayo. Aha sha none hano rwose ndaheze pe, tugenda unyobore ndetse uhangeze. Nuko bahise ko bagera aho bagombaga gukorera examen. Ati we, wabonye kiriya kintu twanyuzemo? Yego nyine, kiriya nicyo nakubwiraga bita lisansi. Sha cyakora Kari ntakubeshye, nubwo byagenda bite pe, mfa kuba ngize mu mujyi, nubwo kino kizamini nagitsindwa, manya ibyo nzagenda mbwira mama. Sha cyakora ufite ubwenge buke, urabura gusenga Imana ngo tubashe kuba twatsinda. None ahubwo ndabona aba boss baje, duceceke ndetse turebe ibyo batubwira. Bimeze bite bakobwa? Ni sawa rwose, nimwe mwaje muri interview ndetse mwaje no gukora examen y'akazi? Ati yego rwose ni twebwe. Karine ninde? Ni njyewe rwose. Nadine ati nanjye ni njye rwose. Rero nimwitegure, dore mugiye kuba mwagerwaho ndetse mukora interview, kandi rwose mbifurije amahirwe masa. Sawa murakoze rwose. Gusa mama Nadine we aho yari ari mu cyaro yari gusenga cyane ko yari afite ubwoba cyane. Yahise kamagara Nadine ati Nadine, ese mwana wa kutigeze umpamagara umbwira ko wahashitse? Mama nyine mbabarira pe, ubu ngubu namaze ndahantu ngiye kuba nakorera examen,
waretse nkaza kukuvugisha maze gukora egizami mama. Tiyo mwana wa ugiye kuba wakora ikizami? Yego mama ngiye kuba nakora ikizami, gusa ndi kumva mfite ubwoba mama. No oya rwose Nadine, nta mpamvu ufite nimwe yuko wagira ubwoba. Imana ndabizi neza iri mu ruhande rwawe, ntubyizeye se? Mama sha ndumva mfite ubwoba noneho pe. Oya nta mpamvu yo kugira ubwoba mwana wanjye, ahubwo wowe nyine rindira ndetse ukora ikizami nta gihungu ufite, ndabizi neza uri buze kuba watsinda. Ese mwana wa bya bintu nakubwiraga byo kugusaba kugira ngo muryamane kugira ngo bakwemere ko wakora egizami uri kubibona gute? Oya rwose mama, iyi kampani nkuko nabikubwiye nyine ifite umwihariko wayo pe, ntabwo babisaba, ahubwo nsengere mbashe kuba nakora egizami ndetse nayitsinda. Mwana wa rwose uraza kuba wayitsinda, ahubwo mama ndabona baje ndetse bampamagaye, reka mbashe kuba najya muri egizami. Sa mwana wa rwose amahirwe masa. Nuko Nadine yagiye muri egizami, ibyo bamubaza byose arabisubiza ndetse abisubiza neza. Arangije arasohoka ahita kwinjiramo Karine. Na Karine agezemo ndetse yarasubije nawe asubiza ibyo bari bamubajije. Gusa bavuye muri egizami hashize iminota itari myinshi, bahise ko bongera barabahamagara kugira ngo basubire muri biro maze bababwire rizati z'ibyo bari bakoze. Ati Karine ninde muri mwebwe? Ati ni njyewe rwose boss. Ati rero Karine utwihanganire, umwanya watsindiye waje uri uwa kabiri, umugezi wawe Nadine niwe waje ari uwa mbere. Ati nose bishatse kuvuga ko ngiye kuba nabura akazi? Ati no, ati kuko abandi bose baba ari inyuma 10 rwose batsinzwe, ariko mwe mwabikoze ndetse mwabikoze neza cyane, niyo mpamvu rwose Nadine agiye kujya akora ndetse wowe umwungirije. Ati wow, ati mbega byiza, ati bishatse kuvuga se ko tubonye akazi? Ati yego rwose mubonye akazi, ejo muzatangira, ahubwo se umushahara wanyu murawuzi? Umushahara muzajya muhembwa ku kwezi? Ati no, ati ntabwo tuwuzi rwose. Ati rero nta birenze kuko murajya murushanwa 100 gusa. Ati rwose mushatse kuvuga iki ko tudasobanukiwe rwose? Ati Nadine icyo nshatse kukubwira, uzajya uhembwa 400 ku kwezi, naho uyu Karine mugenzi wawe wehe azajya ahembwa 300. Ati muvuze? Ati yego rwose nkuko mbikubwiye ntacyo nibeshyeho, uzajya uhembwa 400 naho Karine ahembwe 300. Urumva ko n'ikinyuranyo cy'ibihumbi 100 nkuko nari mbikubwiye, kuko nyine wowe uri boss uramukuriye. Ati yo ntabwo nabyumva. Ati murakoze cyane rwose. Ati no nta mpamvu yo kudushimira rwose, ubwenge bwanyu nibwo bubagejeje ahangaha, ahubwo mufate zino mpapuro ndetse musinye kontra. Dore mufite kontra y'imyaka 3 rwose murimo hano ndetse muhakorera, nizere ko muzakora neza kandi ko tuzakorana neza. Yego rwose murakoze kandi pe murakoze cyane, Imana ibahe imigisha. Okay sawa rero, hagati aho ngewe nitwa Prince, no kampani ni ya papa nyine, ngewe shinzwe kuba control ndetse nkabagenzura nkamenya ibyo ari byo. Yego murakoze cyane rwose boss. Ati no Nadine nta mpamvu yo kuzajya muhamagara boss, Prince ndumva bihagije rwose. Sa rwose murakoze Prince, nyine numva ntazi ko twabashimira pe. Ati ariko nkuko nabibabwiye n'ubwenge bwanyu rwose, ubwenge bwanyu nibwo bwabagejeje hano rwose, nta kindi, kuko mwabonye hari n'abandi benshi bakoze gusa bafailinze, batsinzwe, nyine ntabwo babashije kuba bakomoka. Awenda mwe mushima Imana, mushobora kuba munaturuka mu miryango isenga pe, kuko byari bigoye, ariko wenda kuri inshuro mwe mwabikoze ndetse ndumva ari byiza rwose. Ati rwose murakoze kuko wanamugani pe, Imana ishimwe ko byari byoroshye, gusa Imana irahabaye. Ati yego rwose Imana irahabaye. Rero musinye izo kontra zanyu, ejo muzaze ndetse mutangire akazi, nta mpamvu yo kuba mwatinda. Rero Nadine we fata bino 50 ndetse nawe Karine fata bino 40, ndumva ari byo mwatangiza mukoresha kugira ngo mubashe kuba mwakitaho ndetse mukemure n'utundi tubazo. Ati rwose ko mwese ko muduhemba hakiri kare? Ati no ntago ari ukubahemba rwose, ari n'amafaranga duha umukozi wese wakoze examen ndetse akayitsinda kugira ngo abashe kwishimira kampani yacu. Aka ni nk'akaweri kamu rwose. Ati wow, ni byiza cyane rwose, ndumva ino kampani turatunguwe pe. Sa rwose byari byiza kubonana namwe. Rero ejo ni akazi ndetse mugomba kuzinduka, akazi gatangira 2:00, nta gukererwa, sibyo? Yego rwose, kandi mugomba kuza mwambaye neza, ibyo bintu rwose mwambaye ntabwo mbishaka. Ati sa rwose nta kibazo. Ati niyo mpamvu tuba tubatangije ayo mafaranga, tuba dutekereza ko wenda mushobora kuba nta kazi mwari mufite, yewe cyakora wa mugani Imana ibakoreramo pe. Sa ibihe byiza, reka ngende ubwo naheje tuzasubira. Sa rwose boss. Ati no sinabiyamye, nitwa
nabwiye ko nitwa gute? Witwa Prince. Ati okay, Prince biba bihagije kuri njye, ntituzapfa ubusa rero. Sa rwose Prince, ibihe byiza. Nuko Prince ahise gasohoka mu biro, ndetse Karine na Nadine basigarana mu biro. Ati Karine we, sinabyizera we, uzi ko finally tubonye akazi we. Hawi, cyakora Imana nisubiriza iki. Reka dute ko duhamagara mama ndetse tubimubwira. Ati oya wana, uretse kumuhamagara uzaba umuhamagara, si uri kumuhamagara zino saha uri kubona reba saa 12 zirageze, ubu ntiyaryamye ntiyasinziriye. Ati koko wanamugani, reka mureke nzamuhamagara ejo mubwire iyi nkuru nziza. Sha cyakora nyine pe uriya musore we uzi ko ari ibogati, umva kandi ibintu bitangiye nanone. Reka dutahe ndetse tujye mu rugo. Ahubwo se turasubira mu rugo? Ati no reba, nase dufite 90, reka dushaka ahantu tubasha kuba twababana. Nuko Karine ndetse na Nadine bahise ko bagenda ndetse bashaka ahantu babasha kuba baba, dore ko bari bamaze kuba amafaranga yatuma batangira akazi kabo. Gusa bamaze kuhabona nyina wa Nadine yahise kahamagara Nadine. Ati se Nadine ko utatashye byagenze biti? Ati mama rwose wihangane, byanze ntabwo nsubira kuko nari gutaha mama, uzi ko navuye mu kazi saa 12. Wavuye mu kazi se wakabonye mwana wa? Ati yo mama sorry, nyine mama natinze kuba nabikubwira. Ati byagenze gute se mwana wanjye? Mbwira rwose ndi kumva mfite amashyushyu. Ati mama nawe jya ugabanya rwose, ko wagira ngo wari inyama zikiri ku mashyiga rwose. Nadine mbwira rwose pe, sinategereza, mbwira ese mwana wanjye byagenze biti? Nyine mama kuntu byagenze, ikizami twagitsinze. Ati mwana wa, ibintu uri kumbwira koko ni ukuri? Yego rwose mama, urabizi ko ntajya nkubeshya, twagitsinze njye na Karine, nyine twatsinze gutya, akazi twagatangiye ndetse twanasinye kontra y'imyaka 3. Mana shimwa. Ati no mana ndagushimye pe, mbese mwana wa ubu kuko nanjye ngiye kuba nazi Kigali. Ati mama nyine kuno kwezi niwe bamara kumpemba nzata ko nza kukureba ndetse uva ngaho mu cyaro rwose tubane mu mujyi. Ese mwana wa mbwira bazajya baguhemba ngahe? Ati mama ni 400. Ati Nadi kuko 400 byose? Ati yego rwose mama, gusa nyine Karine we ni 300. Ati kubera iki se kandi mwana we byagenze biti? Nyine twakoze ikizamini wa mbere wabo wa kabiri, nyine Peter Komba boss we niwe bazabanyungirije. Ati mwana wa cyakora amasezerano y'Imana aratinda ariko ntahera. Gusa mwana wa nubwo wabonye ako kazi ukomeze wirinde ndetse ntuzakora amakosa. Rwose mama, maze uzi umuntu wadukoresheje ikizamini ko ntari umwana mwiza. Mbese ni umwana mwiza gute Nadi? Nyine mama ni umwana wa boss bamwita Prince. Ati rero mwana wanjye ntukazajye wizera umuntu uwo ari we wese, kandi ndagusabye rwose akazi kawe uzagakore neza batazakwirukana. Yego rwose mama, nta makosa nzakora. Sawa rero mwana wanjye, ugira ijoro ryiza ndetse witeho, reka ndyame ndetse nsenga Imana nyishime pe. Yego rwose mama, yishime nanjye aho ndi mu mashini. Ahubwo mama reka nkohereze 10,000 kuko bari bamaze kumpa yo gutangira akazi, nyine nawe unywa agafanta wumve kuntu Imana igira neza. Ati subwo mwana wa oya, ntaba nkuruhije rwose, bazi ushakaho kuba ndetse ubereye neza, njye uzabumpa ntacyo bitwaye mwana wa. Ati oya mama, reka rwose nyakoherereze. Oya mwana wa, basi nyohereza 5 gusa biraba bihagije. Sawa mama, nta kibazo, reka bariyo nkohereza kuko numva ariyo ushaka, ndumva wanzi 10,000. Sawa rwose mwana wa, kandi mama ijoro ryiza. Sawa mwana wa, ijoro ryiza, ndagukunda rwose mama, nanjye urabizi ko ngukunda. Ese Nadi uri kuvugana nande? Ati yewe Karine avuganaga na mama, sha gusa yishimye. Yewe cyakora bamugane gupfa utabyaye nta gahinda rwose. Yewe nta gahinda se na gusa muvandi, gusa Imana ishimwe pe, Imana idukoreye imirimo n'ibitangaza. Ariko we Nadi, wabonye uriya muhungu ukuntu ari ibogari? Uratangiye kandi we muhungu se, kandi uriya mwana wa boss wabonye ukuntu ari umwana mwiza we. Sha Prince cyakora nanjye nabonye ari umwana mwiza, Karinge namwikundiye rwose. Ati yewe cyakora usuko kano kanya we waba umaze kumukunda, usuko nta n'umunsi tumaze aha ngaha. Aha tishangiye kuntu nabonye ari umwana mwiza pe, namukunze. Gabanya itiko bana, sugo waba umukunze gute? Reka mureke, nta mpamvu yo kumukunda, rekana nawe. Ahubwo turyame tubone uko ejo tuzajya ku kazi. Yewe wana mugani, turyame da tubone uko ejo tuzajya ku kazi. Nuko bararyamye, gusa bukeye bahise ko bajya mu kazi, dore ko akazi bari bakishimiye cyane.
kandi bari bakabonye kabagoye rwose. Gusa basanze Prince we yahageze ndetse yatangiye akazi. Ati boss mutubabarire rwose twakererewe. Ati no ntabwo mwakererewe rwose mwahagereye igihe. Gusa njye nuko nyine mba ngomba kuzinduka kuko murabizi neza company ni ya papa. Rero nkoze nabi nyine murumva ya feeling, niyo mpamvu mba ngomba kuhaba ndetse nkahabera ku gihe. Gusa rwose perfect mwabikoze neza, ntabwo mwigize mukererwa, ahubwo mwicarane ndetse mbabwira icyo mugomba kuba mwakora. Sa rwose Prince twari tugize ubwo tugize ngo ku munsi wacu wa mbere rwose twakererewe. Ati no ntabwo mwakererewe, hari igihe wambwiye ko witwa Karine naho wowe Nadine. Ati okay. Rero Nadine nkuko nabibabwiye wowe nyine uri boss ndetse ukuriye Karine. Rero niyo mpamvu mukeneye kugira ngo ntimubona zino project dufite zino company yacu. Ati yego rwose ndashaka ko mukora uko mushoboye ndetse mukazishira muri machine kuko murabona zino mpapuro ziri kwangirika rwose. Ndumva iyi niyo task y'uyu munsi kandi mukabikora neza. Ati kandi rwose mwanyemerera mwaza kureka tugasangira lunch ya saa sita rwose. Njye ndumva ntacyo bitwaye. Kari hari ikibazo rwose? Nta kibazo. Ati sawa rero mugira akazi keza, ngereka ngira ibindi njyamo mubikore. Sa rwose Prince urakoze. Nuko Prince yase kagenda ndetse abasiga mu biro. Ati Kari shawura musore kuko wamugani wawe n'umwana mwiza, ibaze ko ngo tuze kugenda dusangire lunch. Gusa we ntituzambwire ko turi abanyacyaro kuko nabo we wabonye ko ntari umusirimu. Menya tumbwiye ko turi abanyacyaro pe yatubona imboga mu menyo. Tiyewe humana Nadine ntawe uzabimubwira rwose. Natwe tugomba kuba abanyamugi ndetse tugashopinga tukambara neza, sibyo? Yego rwose. Ahubwo Kari ndabona mu mpamagaye ati mureke mani mureke subwo ngubwo koko mureke ndetse mubwire ko muri mu kazi. Mureke mwihore ntiwirirwe umwitaba bana. Atari ko we nyamaraga namwitaba kuko mama ntabwo njyambura kumwitaba buri cyose yampamagaye ndamwitaba. Ese wagiye ukora we menya ko turi mu kazi mwihorere ndetse uzaba umwitaba, nutamwitaba sarabiki. Ese we ubungu baba afite ikibazo tirekana nawe bana. Uramwitaba ndetse turaza kumuvugisha niturangiza akazi. Sawa nta kibazo rwose turaza kumuvugisha nk'uko bivuze. Nuko amasaha yarageze ya saa sita ndetse Prince yari yabibasabye baragendetse bajya gusangira lunch. Ese Prince we ko mbona amafaranga kuyafite we byagenze biti? Rwose Kari ntabwo mfite amafaranga, ahubwo ni kwa kundi ugira amahirwe ukavukira mu muryango ukize, naho ubundi amafaranga rwose yo ntayo pe, ntayo ni ibintu biraho bisanzwe. Ese we nta mafaranga pe biraho nta birenze. Ati yesa gusa we uri n'umwana mwiza pe. Sha nta bwana bwiza subwo wamenye gute ko ndi umwana mwiza? Nyine kuntu watuganirije nuko natubwira ngo tuze dusangire lunch pe byantangaje pe. Nta birenze gusa nta mpamvu. Ese Nadine katabari kuvuga reba kuntu yacidetse we. Nadine wavuze? None se koko Prince ushaka ko mvuga iki? Yewe wacengitse watuje cyane. Yewe tuza we, yewe pre tuza no mu rugo niko yabaga ameze ntajya avuga ati ese muravukana? Nuko Nadine yese ko yitangwanwa atego rwose pre turavukana. Ati yewe none se ninde mukuru ko mbona mu ngano ziko wagira ngo muri impanga? Ninjye mukuru nyine. Karine arankurikira. Gusa Karine yese kareba igitsuri Nadine dore ko yarabeshye, ariko bitewe nuko bari barabwiranye ko nta muntu uzigera ubwira Prince ko bose ari abanyacyaro baraciretse ndetse barabihisha. Se ko muri kurebana gutyo we iti nangiyo kambwiye ngo ni gakuru kanjye kandi mbona we ubona ntamusumba arata. Igisere gatuma umureba gutyo we uzi ko wari umurebye nikanze. Njye nanga akambwira ngo ni mukuru wanjye kandi mbona murusha igihagararo. Rwose Kari ariko nyine ibyo abavuga bari ukuri ndetse nta birenze. No se ko akuruta sibyo nyine, kandi nyine tuzongere kumureba gutyo pe bigaragara nabi. Nyine sorry pre ntabwo nzongera. Ati okay nizeye ko utazabyongera rwose. None se nyine iwanyu ni hehe? Mu rugo n'ahantu bita mu Gasyata. Ati mu Gasyata nzi? Ati yego rwose niho ntabwo wibeshye naho ngaho. Ati ndumva rero tuzagenda tukajya gusura iwanyu. Mbese mugira ababyeyi? Ati no ntabwo tugira ababyeyi rwose turi imfubyi. Nadi muri imfubyi? Yego rwose of course turi imfubyi nta babyeyi bombi tugira. None se we mbega njye rwose nanjye ngira papa gusa mama yarapfuye gusa. Mwebwe ko mudafite ababyeyi bombi shani hatari pe. Ese Prince nawe mama yarapfuye? Ati njyewe
mumbabarire rwose nari nanababeshye kandi njye ntabwo njya mbeshya, ntabwo nkunda kubeshya kuko nanjye nyine nanga umuntu mbeshya. Ati none se wari utubeshye gute? Nyine papa na mama ntabwo bumvikanye, nyine bakoze divorce. Gusa mba numva binteye isoni, mba numva kuvuga ko mama na papa bananiranwe, nyine mba numva biteye isoni. Niyo mpamvu njya mvuga ko mama ntawe uriho. No Prince, rwose ntabwo ari byiza pe. Uzi kuba wishe mama wawe kandi nubwo bakoze divorce, ntabwo nyine nta mpamvu yo kuba wamwihakana pe. Basi ibyo bisobanura gutyo kuko mba mbona no muri Kigali ko umuntu yakora divorce n'undi ari ibintu bisanzwe. Sha waretse rwose Nadi, wowe wumva ko ari ibintu bisanzwe, ariko uzi ko uri kumwe n'abandi bagenzi bawe ndetse ukababwira ngo mama wawe na papa wawe barashwanye ntabwo bumvikanye. Sha nyine mba numva binteye ikibazo, ni nayo mpamvu bamubona ameze gutya. Yewe sha sorry pe, sorry, ihangana ariko nta birenze pe. Nta mpamvu yo kwica mama wawe kandi akiri muzima we. Sha nyine mumbabarire nari mbabeshye kandi nabonye muri abana beza rwose, nta mpamvu yo kuba nababeshya. Yewe sha nyine sorry pe, ntabwo gusa ntuzongera, ntabwo ari byiza. Yego rwose mbona amasaha ageze numva mwasubira mu kazi. None se Prince, we ntabwo turi buze kuba twajyana? Ati no Nadi, rwose njye ntabwo muzajya mumbona hariya kenshi kuko ngenza nje nko kureba nyine nko gucekinga no gukontorora gusa ngata nisubira mu bindi bintu byanjye. None se Prince, ukora ibihe bintu bindi? Yewe ngewe ubundi mu busanzwe nyine n'izi bintu bijyanye na construction, nyine ngiye ibyo mba nkora mba nubakisha amazu, de engineer, nubwo mba mbona nyine mwira company ya papa ngunda kuba mpari, gusa ntago ari byo nyine, ntago ari yo kari yanjye, ntago ari we mwuga wanjye pe. Sawa nyine reka tugende ndetse tujye mu kazi, tujye gusoza biriya bintu byacu, ubwo nyine turaza gusubira. Ahubwo se Nadi wampaye nomero zawe? Ati ese watwaye izanjye ahubwo pre? No kari nyine nsabye za Nadine tu. Nadira ata numpe nomero zawe, rekane n'uyu musazi muri umuna wawe ngo ni Karine. Okay sa nta kibazo, na telefone yawe nziguhe. Ese Kari ko mama ufite ubudemagoji bwinshi we, ariko nyine wereka mbasaba ikintu. Ese kiye kandi boss? Sinababoje, ntabwo ndi boss, banyita Prince. Ese uri rwose pre, nyine ikihese mwaretse muri weekend nanone tukazasohokana. Aha njye ntacyo mfite cyo kubivugaho Karine, ibyo ari buze kukubwira rwose nanjye nibyo nemeza. Ati okay nyine Kari waretse tukazasohokana. Ati wow, ati ngende ndeho kubyanga se, nta kibazo rwose tuzasohokana. Nuko bahise kubagenda ndetse basubira mu kazi. Gusa bagishika mu kazi nabwo Nadine yasanze nyina yamuhamagaye, ahita akamuhamagara. Ese mama ko washatse cyane ukambura aho ni amahoro? Ese Nadi ko wahindutse sigaye nguhamagara kuko mwana wawe ukanga kunyitaba, kandi urabizi neza mbere naraguhamagaraga rwose ugahita kunyitaba, none sigaye nguhamagara inshuro zirenze 5 ndetse n'6 ntunyitabe, mwana wa byagenze biti? Oya rwose mama, ntago ari ukwanga kukwitaba rwose, ahubwo nyine inshingano zabaye nyinshi. Ariko Nadi ni gutumbwira ko inshingano ziba nyinshi ku buryo wambura n'iminota 3 basi ngo umbwire ko umeze neza? Uzi ukuntu mpangayitse mwana wa. Oya rwose mama, nyine nawe wikabya pe. Ubwo se koko mwana wa urumva ari ugukabya kukubaza ukuntu umeze ndetse n'impamvu utakinyitaba? Mama basi mbabarangiye kuba nabikosora, gusa nyine wumve ko ari akazi kenshi ndetse wibigira birebire mama. Nawe uzi ko wansaza. Nadi ngo nagusaza mwana wa. Oya mama, nyine ihangane basi, reka turaza gusubira ndetse ngiye mu kazi. Nuko Nadine yaseka kupa nyine. Nadine asigaye nkupa koko mana yanjye. Ese umwana wanjye afite ikihe kibazo? Mana ukomeze kuntabarira, umwana pe ashobora kuba afite ikibazo gikomeye. Ese Nadi ko mbona urakaye we, ninde mwavuganaga? Karine mama uri ku stress ambwira ngo ibiki n'ibiki, ngo sinkimuvugisha ngo sinkimwitaba. Rekana nawe bana, njye none nababorotse kubera kuntesha umutwe. Oya nabwo dange sinageze aho ngaho, subwo ngubwo mborotse mama we yakanshaka kambura, yagize ikibazo byagenda biti? Agira ikibazo se kiye ko nibyo baba bigira abana n'iby'ubucecuru, njye narababorotse rwose. Aha wenda njye sinamwitaba, ndi busy gusa ntabwo nabwo namubroka pe, umutima ntabwo nawubona. Ati yes, ahubwo we reka tubivuge tubisubire. Sha ndibona Prince pe ashobora kuba yagukunze, uri kubona kunda ariko kwirebeshwa. Reba makuru tugiye gusangira lunch, uzi ko yaryaga kureba njye mwananteraga isoni. Yewe Kari cyakora nanjye byancanze pe, uzi ko yandebye nanjye ngatangira kugira isoni we. Nyamara gura muhungu yaragukunze we. Hehe, reka turindire ibya weekend tuzove byari byo. Ankunde nk'uwarorera ndarengana, njye naje gushaka amafaranga, iby'abahungu ntabwo mbyitayeho rwose.
ntabwo ubyitayeho, menya ubwenge warumva. Ese uriya muntu ugize amahirwe mugakundana wabonye ukuntu ari umwana mwiza? abwiwe waretse tukamubwiza ukuri tukamubwira ahantu duturuka. Ariko Kari wararindagiye. Njye nakubwiye njye na Dine ntabwo nzigera ibaze mubwiye ko nturuka mu cyaro. Ibaze ko twanamubwiye ko nta babyeyi dufite. Ariko we nyamara we yatubwije ukuri. Yatubwije ukuri nibimureba nashaka tubwize ukuri ngaho ibaze oya ntabwo bishoboka pe, ntabwo twamubwiye. Ibaze tumubwiye arantu duturuka we oya no nkambwira mama n'ukuntu uriya mukecuru kuntu mama avugura muyobewe. Ibaze no mubwiye ko oya ntabwo byashoboka pe. Ariko yamwakira none se ubwo ngubwo we nakubwira ko mukundana ndetse mukabasha kuba mwashyingirwa, ubwo mama wakurahe mama wawe? Namukodesha sinjya numva se ko hano i Kigali babakodesha. Sha Nadine ndumva utangiye guhinduka pe, nanjye bitangiye kunshanga. Ukwezi kumwe tumaze aha ngaha niko gutangiye gutuma umera gutyo we. Yewe nako ndi kuragira ariko nta mpamvu we, nta mpamvu. Ahubwo ndi kuvuga ngo mama azaza none se tubane i Kigali gusa ndikubona bitagishobotse pe. Oya se kandi rwose bose birashoboka we ntabwo byakunda. Mama wagomba kuza ndetse mukabana. Ati oya rwose pe ndikubona bitagishobotse, ndikubona nta ibaze we, ibaze uriya muhungu anyemereye ngo tugakundana noneho akamenya mama. Yesu we naba nkozwe n'isoni cyakora. Sha cyakora Nadine uri kuntungura pe. Reka dukore akazi ibyo tubireke gusa ndumva ntazi. Aha dukora akazi nyine ntacyo bitwaye. Nuko bakoze akazi ndetse barataha gusa batashye bananiwe cyane dore ko bari babahaye task ikomeye kuba bayirangiza. Nuko Nadine nyina yongeye kumuhamagara nabwo ntabwo yigeze amwitaba dore ko yarananiwe cyane. Gusa nyina we byaramubabaje ndetse biramuhangayikisha cyane dore ko yaramenyereye guhorana n'umwana we, rero kuba atari kumubona ndetse yamuhamagara ntamwitabe byari ngombwa akagira ikibazo kirekire cyane. Asemana kuko iyo mbimenya sinemerere rwose Nadine kuba yajya mu mujyi Imana. Ubu mba ndi guhangayika gutya. Gusa Kari we yari yaraborotse iwabo dore ko atashakaga ko bamutesha umutwe. Ariko se wa Kari yagiye kwa mama Nadine ati se mama Nadine wowe iyo uhamagaye abakobwa bacu barakwitaba? Ati yewe wareka n'iki papa Kari ko nononge byananshanze. Ati se byagenze bite kandi? Ati yewe ngenda muhamagara aranyitaba rimwe na rimwe, ikindi gihe ntananyitaba ngari busy ngakazi ni kenshi. Ati yewe nanjye umukobwa wanjye nuko byatangiye ambwiraga ko ari busy ko afite akazi kenshi gusa ubu ngubu yaramborotse pe, yarankubye. Nimba ari ukumboroka nimba ari aba network y'i Kigali adakora rwose mu byingi byaranshanze pe. Papa Kari nubwo tutize gusa ntago ari ikibazo cy'ama network nk'uko bivuga cyangwa kutuboroka, ahubwo menya barakuyemo simukadi barazihinduye kuko mama ntazi byari byo. Gusa mama Nadine nta kibazo, ngombwa nuko abana bacu rwose akazi bagakora neza ndetse Imana ikabagirira neza. Kwebwe wenda ntacyo bitubwiye ndetse nta nicyo bitwaye, bapfa kuba babayeho neza ndetse bameze neza. Yewe koko wanamugani gusa sha ibaze none nanjye ndi kumuhamagara remenya nanjye yamburutse pe. Ati ntabwo yabikora, ntago ari kukuburuka, reka tukizere Kari network wenda yabuze. Dorotse kuri Kari ndetse na Nadine aho bari bicaye bote se Kari uko nasanze mama yampamagaye inshuro nyinshi boro kuba muginga mani rekana nawe. Ati se Kari ni urwego tugize rwo kwitaba mama ngo nabaginga? Oya rwose nabo barakabye pe, uko badustressa bikarenga. Ahubwo ndabona bampamagaye. Se ninde uguhamagaye? Yewe ni Prince. Sa nta kibazo mwita. Nuko Prince yarampamagaye ati se Nadine wanyemera tukaza kuba twabonana? Ati ariko nakubwiye ko rwose tuzabonana muri weekend kandi weekend ntiragera. Ati none rwose turi kuwa kane ndikoma ntategereza wakaje ko ari ikintu nshaka kuba nakubwira. Yes nta kibazo rwose reka nze, ariko se nabwo ntabwo naza none ntabwo nareka akazi pe. None ga ninde boss? Sije boss wawe? Yego rwose uri boss gusa ibaza se ubwo ngubwo oya wibitekerezaho wenda gusabye ndetse ngwino kandi ntubitekerezaho kabiri rwose. Ngwino usange hano mu mujyi ndetse tubashe kuba twavugana. Ati okay sa nta kibazo rwose reka nze. Ati yewe ndi kubona mpamagaye ngari kunshaka cyane sinzi ari ibiki. Umva rero nkubwiye ntuzana ubugoryi Nadine nakubwira ngo aragukunda ati ko wemera tuze kuba wabitinda wowe nubitinda urabo bayidebe. Akubwira ati mukundane nta gutinzamo uhita ko wemera turabyumvikanye. Ati yewe sa nta kibazo rwose ndaza kubyemera, ariko se ndabyemera we nta no kumuha iminsi ngo mbitekerezeho.
yewe muri Kigali rero ibyo ntabwo bigikora. Iyo umuntu aguye ngo aragukunda uhita kumwemera nta n'ibiba birenze. Ati sawa nta kibazo rwose ndaza kumwemerera ubwo ngubwo, ariko arabambonye imboga mu menyo. Imboga mu menyo se muri gukundana bitwaye iki ko nabonye uriya musore ari naseriye. Ahashaka arerekanye mbe nyine gusa usengere ntaba ari ibyo agiye kumbwira. Cyakora warasaze ndabura kugusengera ahubwo aba ari ibyo agiye kukubwira ndebe ko byacamo maze nkajya nkora akazi nisanzuye ndetse ntavunika cyane. Shande kareka nyine ndi kubona ari kunyandikira ngo yambuze. Sawa nta kibazo rwose genda ugereyo. Nuko Nadine yese kagera ndetse ajya guhura na Prince. Ati Sinadi ko watinze byagenze biti? Shanye nihangana akazi kari kabaye kenshi. Akazi subura kano kanya kaba karatangiye kuba kenshi we. Ati yego rwose tuba tugomba gukora kandi tukabikora neza, niyo mpamvu nyine kagomba kuba kenshi pe. Shaka gusa nyine nabonye umuntu akora neza pe we na Karine. Congratulations pe rwose muri gukora neza mbona mufite courage. Ati yego rwose tugomba gukora cyane kugira ngo company yanyu itere imbere kuko dukoze nabi simwaduhemba. Ati yego of course nyine mugomba gukora neza ndetse mukimeza papa. Kuko bari papa akunda abakozi bakora ndetse bagakora nibakwe. Yewe ntugire ikibazo rwose. Tugomba gukora kandi tukabikora neza. Ahubwo se pre nyine mbwira wampamagariye iki? Ego ko mana yanjye. Abe no kumbaza amakuru kuko nkunda guhamagara iki? Okay sorry nyine mbwira. Basi nyine mbwira wampamagariye iki ndagusabye mbwira. Oya rwose banza umbaza amakuru nawe rwose urihuse. Okay I'm sorry. None se umeze gute pre? Gusa nyine ndatinze Nadi. Shaka kubwira nyine kandi please ndagusabye unyemerere iki. Kwemerere se nisanga ibyo bintu uri kumbwira ndetse nyine ntabyizereramo ndaguhakanira ati no ndabizi ni byiza ndetse ntago ari bibi ahubwo nyine ndakwinjiza ntuze kumpakanira ati nimba atari bibi nta kibazo rwose ndaza kukwemera nk'uko uri kubisaba nyine Nadine naragukunze ati ariko warasaze pre I'm sorry nari nibagiye kuri boss wanjye ariko pre ibintu uri kuvuga ni ibiki warankunze se ni gute unkunda umbonye iminsi itarega ingahe? Oya rwose ibyo ntacyo bivuze gusa naragukunze ahubwo wanyemera tugakundana ati nguhakaniye se? Ati umpakaniye? Ati yego nyine nguhakaniye siremere ko njye nawe dukundana nyine byambabaza ndetse cyane ati ese wampigiye nkazabitekerezaho ndetse nkakubwira ati no ndagusabye rwose ndakeka tumaranye agahe katari gatoya nubwo atari kagari cyane gusa nyine ntabwo tumaranye igihe kigufi cyane ku buryo waba utanze please ndagusabye ati okay sawa nta kibazo rwose Prince ndakwemereye turanyemereye biri serious ati of course ndakwemereye ati okay tugenda ndetse mbashe kuba nakugura rero twishyuwe tunezerwe. Nuko Prince ndetse na Nadine bahise ko bagenda ndetse baranezerwa barishima cyane ati gusa nyine Nadine ntugire ikibazo nubwo ababyeyi bawe tabafite nge ndahari rwose kandi tuzahita ko dukora ubukwe rwose ndetse tubukore vuba. Ati yes nta kibazo rwose nta kibazo rwose ndabyemeye ahubwo nyine reka dutahe ndabona bwije. Nuko bahise ko bataha gusa Nadine ashitse mu rugo yahise kasanga Karine yaryamye ese kari ko waryamye ndetse wasinziriye wabyutse nkakubwira ati winkora mu bitotsi bana nisinziriye iyo nyumva rwose njye na Prince gutya turi mu rukundo ndetse twakundanye ati none se hari ibi nyine ni byiza none se sibyo nakubwiraga ukigira idage. Ati yes no ufite ibitotsi rwose reka ndyame ndetse sinzire nkore ko ngo tuzavugana ejo. Gusa kuwa gatanu harageze kandi bari bumvikanye ko muri weekend rwose bagomba kubonana ariko Prince yahise kamagara Karine ati Kari bimeze bite se? Ati ni sawa. None se Karine kamubwire hari icyo nshaka kunkorera? Iki se kandi boss nshaka ko uribuze kuzana na sheri wanjye ati kano kanya utangiye kumwita sheri none se ko twakundanye numva namwita gute? Ati nta kibazo rwose mbwira nyine gusa wowe uze guta kusubira uvuga ko hari akantu utakemuye ku kazi basi dusigane kuko nkeneye kuvugana nawe turi twenyine. Ati none se ushaka ko duhurira he? Ase mwaje mu rugo harya mba muri ghetto yanjye ati oya ntabwo byashoboka rwose ubwo se mu rugo rw'iwawe ni mu kabari? Ati yewe humura rwose nanjye mfite akabari kanjye ko mu rugo. Ati yes rwose ndaza kubikora. Nuko nkuko bari babipanze baragendetse bajya kwa Prince. Sabashitse kwa Prince Karine yahise kabwira Nadine ati Nadi uzi ko nibagiye ko hari ibintu ntari nakora kandi ngomba kuzabimurika ejo
ati ariko ndakeka twavuyeho ibintu byose twabikemuye. Ati no, ntabwo byose twabikemuye rwose, kandi boss ejo yanyirukana. Nuko Prince yahise kwavugira hejuru ati rero Karine ujye ubaseriye, papa ukoze ikosa rito cyane ahita akakwirukana nta n'imikino. Ati none se nyine Kari reka tujyane kuko ntiwasiga hano. Ati no, nta mpamvu rwose yo guma hano, njye nimbisoza ndahita kungaruka ndetse nze kubareba rwose. Nuko Karine yahise kagenda ndetse asiga Prince na Nadine aho ngaho. Ati se Nadine, ntabwo wakwishimira kugumana na boyfriend wawe hano rwose muri mwenyine? Oya rwose Prince, gusa nyine kugumana hano noneho turi no mu nzu yawe, bazi papa wahadusanze. Yewe humura rwose, papa ntago ajya aza hano pe, kubera iki se atajya haza? Ati yankumbuye arampamagara nkajya kumureba. Ati yes nose ndagukomerekeje Nadine. Ntabwo nkomerekeje nyine, sorry naningize ngo ndagukomerekeje kuba nkubwiye ababyeyi kandi we ntabwo ufite. Ati no, nta birenze rwose. Nuko baranyweye ndetse barasinda cyane, gusa birangira baryamanye. Gusa bwije cyane Prince we yarabyutse dore ko yari yabuze ibitotsi, ariko Nadine we yarananiwe ndetse yari yanyweye inzoga yasinze, yari yasinziriye. Gusa Prince yicaye ku buriri yagiye kubona message iraje ndetse iza muri telefoni ya Nadine. Ati se koko Nadine mwana wanjye ko wansize mu cyaro, dore nk'ubu ndarwaye ndetse ndarembye. Ese wambabariye basi ukaza ukareba ukuntu umeze mu cyaro, ko nasenze Imana kugira ngo iguhe akazi. None mwana wanjye wabonye akazi mu mujyi uranyibagirwa ndetse uransiga. Kuko mwana wawe wambabariye basi ukazaza mu cyaro ukareba ukuntu umeze, koko ntunkumbuye. Reba na Karine mwese mwaratuborotse, n'iyi simukadi nkoresheje n'iyundi muntu kugira ngo basi ubone ino message yanjye. Dore murumuna wa Karine we yitabye Imana, gusa twarabahamagaye ntabwo mwabashije kuba mwadutora kugira ngo muze gushyingura. Kuko mwana wanjye niki cyaguhinduye rwose mwana wanjye, basi nimba ubonye ino message ndakwingiza rwose uzaze kundeba. Nuko Prince yarayibonye ndetse arababara cyane, amarira araza ari menshi. Gusa yahise afata ya nomero ayisevinga muri telefone, yarangije ya SMS ayisiba muri telefone ya Nadine. Gusa Nadine yahise ko yicura, gusa yicuza yasanze Prince ari kurira. Ati se Prince kuri kurira byagenze biti? Ati nyine sorry sheri, sinakubwiye ko ndwara amaso, nyine ndwaye amaso niyo ari gutuma ndira. Ati yes rwose nta kibazo, ihangane. Gusa bwarakeye bukeye Nadine agiye kujya mu kazi, yahise akambwira ati Nadine ugiye kujya mu kazi se? Ati yego rwose sheri ngiye kujya mu kazi ndetse reka nkureke. Ati yes nta kibazo rwose, nimba ugiye ku kazi genda ndetse ugira akazi keza, ubwo tuzabonana. Gusa ngiye kuba najya muri Amerika ndetse ndamarayo ibyumweru 2, ariko niba nyine nzagaruka ndetse nzahita kuza kukureba. Ati yes nta kibazo rwose. Gusa Prince nkuko yari abimubwiye ntabwo yari agiye muri Amerika nkuko yari abimusabye, ahubwo yari agiye kuba yagenda ndetse kugira ngo abashe kuba yamenya amakuru neza ya nyina wa Nadine. Prince yaragiye ndetse ajya mu cyaro amenya neza amakuru ndetse amenya ko Nadine yihakanye nyina. Ntiyagiye kwa mama Nadine gusa, ahubwo yagiye no kwa mama Karine ndetse n'ahageze ndetse byose asanga ni kimwe, bose barabihakanye. Ariko Prince yakoze ibishoboka ndetse afata ababyeyi babo bose abazana mu mujyi, arangije bakodeshereza inzu ndetse nziza cyane mu mujyi. Ariko ari mu mujyi ndetse yahise ahamagara Karine. Gusa mu guhamagara Karine ntabwo yigeze amwitaba, dore ko Karine nawe yari afite akazi kenshi. Yahise yongera ahamagara Nadine. Gusa ahamagaye Nadine yaramwitabye ndetse aramubwira ati Nadine kugushaka cyane. Nuko Nadine yahise agenda ndetse amusanga muri ghetto ye nk'uko byari bisanzwe, yajyaga ajya kuhamureba. Ngiye kukubaza ikintu kandi mbabarire umbwize ukuri. Ati se kandi n'iki baby, nicyo ugiye kuba wambaza? Ati Nadine ufite ababyeyi bombi cyangwa ntabwo ufite? Ati no, nta babyeyi ufite. Nadine ndongera nkubaza, ufite mama wawe cyangwa ntawe ufite basi? Nuko Nadine yahise agira ubwoba ndetse yikubita hasi. Prince yahise agira ubwoba bwinshi cyane ndetse ahita akamufata amujyana kwa muganga. Ahita akanahamagara Karine ndetse amuhamagara amumenyesha ko Nadine ari kwa muganga. Gusa Karine yahise ko yirukanka ndetse nawe aza kwa muganga. Gusa hageze yahise akubitwa n'inkuba kuko yasanze mama wiwe ahari. Ati mama wageze hano ndetse waje gukora ikitikaniyemo? Nta n'isoni, ntukajya unyita mama wawe kuko nanjye waranyihakanye wa mwana. Ese nta n'isoni ufite? Nuko Nadine yarabyutse. Gusa akibyuka nawe yasanze mama we ari aho ngaho ndetse ari kurira cyane. Ati se mama kuri kurizwa n'iki? Ati koko Nadine unyihakane koko? N'ukuntu uzi kuntu nagusengeye kugira ngo ubashe kuba wabona kano kazi. Ubuse uretse ko nagize Prince akaba umwana mwiza ndetse kanzana hano ndetse akamvuza, ubu yataza kuko sinari gupfa
cyakora mwana we urambabaje pe. Nuko dogiteri yahise kaza ndetse azana ibisubizo bya Nadine. Ati Nadine wabyutse se? Ati yego rwose dogiteri nabyutse. Gusa dogiteri yahise kamubwira ati Nadine rero nkuzaniye inkuru nziza, uratwite. Ati what? Ati ya of course uratwite rwose. Nuko prince yahise ko yikanga ati aratwite? Ati yego rwose aratwite. Ati nta kibazo rwose dogiteri, se wadusiga twenyine? Nuko nyina wa Nadine yahise ko yishima cyane ati Nadine uratwite? Ati se Nadine ninde waguteye inda? Ese mama ko wishimye? Ati wenda watora isomo wa mwana we, wenda ubwo baguteye inda wakura ndetse ukamenya ko umwana ari umugisha, wenda nawe akazakwihakana ukumva kuntu bimera. Ati se mama kuba yanyihakana nibyo wakita umugisha? Ati none se ko byakubereye umugisha kunyihakana wowe? Nuko prince yahise kabwira ati mama ati nta kibazo, umwana n'uwanjye ndetse n'injye namuteye inda. Nadine twarakundanye ndetse twakundanaga. None se prince kuvuga ngo twarakundanye ubu ntabwo tugikundana? Ati no Nadine ntabwo nakundana n'umuntu nkawe wambeshye ko nta mubyeyi afite kandi amufite, ndetse we na Karim ndabirukanisha muri kampani yanjye ndetse muhave ntimuzongere kugaruka, kandi ngiye kuba nakita kuri mama wawe. Ndabyemera umwana n'uwanjye ndetse numara kumbwira njye nawe tuzahita ko dutandukana ndetse birangire. Nuko prince yahise ko yirukanisha Nadine ndetse na Karim ndetse yemera kuba yarerera umwana, ariko kugira ngo abane na Nadine byo yarabyanze ndetse arabihakana cyane. Inkuru yacu y'urukundo nahangaho irangiriye. Nizere ko waho uri hose gusigiye isomo ndetse nawe mukobwa. Burya umubyeyi wawe uko yaba ari kose ndetse n'ubukene bwose yaba afite nta cyatuma umwihakana, kuko umubyeyi wawe ari uw'umumaro ndetse aba yaranyuze muri byinshi kugira ngo ugere aho ngaho ugeze. Ndabakunda cyane, nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana umunsi ku wundi kuri David Rwanda.